Mwaramutse neza, mwaramutse mwese bakunzi bawe, ni igitondo cyiza kuri mwebwe mwese dukundana duhurira hano ku murongo mugari wa Win Entertainer Show. Twagarutse rero twifurizanya igitondo cyiza, bwira mugenzi wawe nabwire mugenzi we ati igitondo cyiza de. Umunsi nta gutinzamo nihuse cyane, ndenda kubibutsa ko duhera ku makuru y'ibyabaye ku munsi w'ejo tugasoreza kuri uyu munsi. Ntuze gukuraho urushinge rwawe, gumana natwe, ukore subscribe, ukore like and comment, even na share, ubundi ujye ubana natwe amasaha ku masaha, umwanya wose tuba duhari nawe ubane natwe. Uyu munsi rero ikiganiro turagihera mu rugo rwacu rw'abakomediye, mu rugo kwa Mama Ravi. Kaduhere ku bashizi b'isoni babiri ejo bari bahuye bataramenyana batangira gushihurana. Uyu munsi wa none rero kumenyana kwabo mbaza ngo kwacoze iki? Muruje murebe umuriro uri kwaka. Umuriro watse hagati ya Mimi na Aline. Mbega abakobwa, ndasabira Shema na Manzi. Shema akenewe na Aline, Manzi nawe akeneye Mimi. Mbega ngo we ibaza ahantu habayemo intambara igatuma bavugana nabi. Bakobwa mwe mumbabarire mu bantu bumeze nka Aline n'aba bakobwa, muhindure imico pe. Mimi yabaho ko yigenje, abonye umuntu umurusha umuntu, ariko Mimi none afite ubwenge ati jya usirimu kuko usirimutse inyuma usirimuke no mu mutwe. Ati make-up witera zikagukesha inyuma, jya uzitera n'imbere ku mutima ugire roho nziza. Ariko se aya pe, roho nzima itora umuntu muzima, kandi Aline wagira ngo araburamo akantu. Aline na Mimi mu gihe bashwanaga murabizi ko Manzi we yarari mu rugo ari gutongana na Mama Shema. Ubwo twahinduye subject, twageze kwa Mama Shema aho yashwanaga na Manzi. Murabyibuka ko hari habanje gushwana Manzi akanahakubitirwa, ariko Mama Shema agira urushyi, urushyi runyaruka. Nshuti babyeyi, ntago inkoni irera, inkoni ivuna igufwa. Mama Shema warambitse agapira hasi ukavana ibibazo mu nzira. Dukeneye kumva ibibazo byarangiye, intambara zashize mu rugo, tukabona famiye yuzuye, tubibona Papa Shema hari na Mama Shema bishimye, abana bagashyingirwa bose. Erega nutababwira ushobora no kumubwira ugasanga Aline abanye na Shema kubera ko wabashije guca bugufi, akabona ko Aline nyine yaharaniraga ibyo wowe ushaka. Ariko se nukomeza kubabaza umwana nawe arakubabaza kugira ngo muhangane. Babyeyi, wihangana n'umwana, aba ni abasore, niba uguta bakigendera urasigara no Aline wicuza. Tekereza kabiri, abo bana bamaze gukura ubabwiza ukuri mama. Mu gice cy'uyu munsi rero murabizi ko ari wo mwanya Manzi, Ganza na Shema bagomba kwegera Mama Shema bakamubaza, ariko Mama Shema akomeje kwinangira, akomeje kuba intare y'ingore pe. Uyu mubyeyi sinzi ikintu ari kugenderaho kugira ngo akomeze guhishahisha. Ese ubundi ni icyo agamije? Abana rero nyuma yo kwanga kubasubiza bifatiye umwanzuro wo guhaguruka bakajya kwibariza Minisitiri. Ntuse gucikwa, urugamba ruri hagati y'abasore batatu n'ababyeyi babiri di. Aba babyeyi bafite byinshi bahishe, ariko mu by'ukuri Manzi uko yari azi byinshi, hano hamaze kuboneka undi muntu uzi ibibazo byose aba bana bari gucamo, unabafite ibisubizo ariko utabibaha. Baza ngo ninde? Abantu batekereza umuntu waba ufite ibisubizo by'uko Papa Shema kiriho cyangwa atariho ninde? Duhurire muri comment section mumbwire nimba mutaramumenya mbere y'ejo saa 4 yuko tubwira nzamubabwira. Ibibazo biragwira, ariko uyu mukobwa ngo na Aline bakomeje kuzengereza Mama Ravi. Mama Ravi we kwihangana kuri kunanirwa, none ari kwibaza niba Aline ari bujye kwaturiraho ibibazo Aline akomeje amuteza. Ari kumuteza umutima mubi, ari kumuteza impagarara. Ariko si ubundi umubyeyi kuki atabibwira Ravi na Mimi? Harageze ngo baganire, babwire Shema ko Aline amasigaye atera uru rugo aza kubabangamira. Shema reka kwihutisha ibintu ngo utangire ushaka amatike y'indege, utangire ushaka bazaguherekeza, nturanamenya niba papa wawe ariho.
banza umenye niba ariho, ushobora no gusanga uri kumubarira mu bihugu by'amahanga. Uru Rwanda rwacu narwo ni rugari kandi ni runini umuntu yajyamo ntumenye niyo ari. Gerageza ubanze umenye niba papa wawe ariho, umenye ahari, ubone kubukinga abazaguherekeza, ibyo uzajyana, amapasiporo please. Tekereza nk'umuntu mukuru, va mu bintu by'ubutesi, va mu bintu byo kumva ko uri umwana w'umukire. Ubukire burashira. Ravi abikubwira kenshi ko yari wa mwana wari umukire uryukira ku mabreba, umugani we ngo wakundaga amaserelake. Please tekereza kabiri wumve ko mama wawe ari we muntu wo kuguha ibisubizo ushaka kugira ngo ubashe kubukinga ibyo byose ukeneye gukora no gukorana n'abo bagenzi bawe na Ravi. Manzi Dr aracyafite ibintu byinshi byo kumenya kuri Mimi, ariko rero ntaramenya ko ibintu bamubwiye ari ibinyoma. Arasobanukirwa neza ko Neira yamubeshya muri uru rugo. Noneho intambara ibuze kuharota ubwo riwe mumenye ko Neira ari we wabivuze. Biraza kugenda bite? Neira bamaze kumenya ko ari we wabwiye Manzi ko Mimi anyara ku buriri. Mu by'ukuri ntabwo yigeze abivuga kandi yumvikana na Ravi. Bakimara kubimenya inama yateranye y'umuryango, murabizi ni direct n'inki mu ntebe. Neira byasubiwemo ko agomba guhindurirwa ingamba, cyangwa se akaba atashye niba atangiye gusebanya agasebya abana be ku bakunzi babo. Mama Ravi muramuzi ku bana be ntabwo ajya atekereza kabiri, ahita afatirana ibintu bikishyushye akakwereka uwo ari we. Mu gihe rero iyo nama yari iri kuba, umubyeyi Mado yari ari ku muhanda ari kwifatira uwa mitiyu. Ese Mado ko bamubwira amafaranga yajya gushakisha amakuru akavuga menshi, ubundi aya mafaranga Mado yumva azayakurahe? Mado ringanira n'intambwe zawe, gendana n'ibyo ushoboye, fata imyanzuro y'icyo wumva we wakora, kandi wakire ko umuntu ahera ku 30,000 akagera ku 300,000, ejo bikazavamo 300,000. Tekereza kabiri wumve ko Ravi niba yakwemerera amafaranga, yatangiye akwemera 30, ageraho kwemera 70, none uri kwaka ibisobanuro uvuga ko ukeneye 300, kandi 300 ntayo ufite, ugeze kuri 5. Mado gerageza utekereze nk'umuntu mukuru, wikomeza kwigira umwana, wikomeza kumva ko urwo rugo urimo nta rorujwamo, umusaza wawe ntacyo urubamo, nta kibana n'uwo mama. Uwo mama arihiringa n'abana be bakagutunga, noneho bageze n'abagushakira business. Rambika agapira hasi ubashe kumvikana n'abo bana, ubashe kumvikana n'uyu mubyeyi, bizagufasha kandi bizagucira inzira y'ejo hazaza, uvana umugisha muri uru rugo, no twavana umuvumo. Kwa minisitiri umuriro watse. Minisitiri yamaze kugenda akeka Tony n'umukobwa we. Mbega ibibazo! Ariko se kubakeka ni kimwe, kubumva araza kubumva. Ntuze gucikwa ni mu kanya saa yine. Reka mbifurize igitondo cyiza. Wowe utarakora subscribe, ongera ukore subscribe, ubundi urebe amakuru yose nahabera, ujye wumva ikiganiro cyose kirangire, twibanire dore ntago ari iminota myinshi ngewe ngenda mbihera. Umunsi tunezerewe. Reka duhere mu rugo kwa Mama Shema. Mama Shema akomeje kuba intare y'ingore. Ariko uyu munsi tumwita tu. Yewe nagezeho murakarira. Ntabwo abona uburibwe yaciyemo, ntabwo asubiza inyuma ngo atekereze uko yabayeho. Warumva ko ubuzima yabayemo n'umwana wari bwashaka kumubeshamo. Ese koko mutabeshya, uri umubyeyi ibintu Aline yikora, weho wamushyingira umuhungu wawe? Uyu muhungu nawe ameze nk'abahungu muri filimi z'ibihinde. Umuhungu utazi kwifatira umwanzuro. Shema, niba byanze va muri urwo rugo, uri umusore mukuru, ujye gushaka ahandi uburi, kuko mama wawe aracyafite ikintu kimeze nk'ihungabana, yabaye nka toromatize. Gerageza uve muri urwo rugo, wenda nawe ubanza utekereza. Ibintu byo kumbwira ngo mugiye kubanza gushaka papa wawe nibyo arakenewe.
turanawe ukeneye kumumenya, natwe dufite amatsiko yo kumenya niba ariho cyangwa atariho. Ariko se nusanga atakiriho, uzaguma aho hantu, ubuzima bwawe buzajya buhora bubabaye, urukundo rwawe ruhore rubabaye. Icya kabiri, ushobora kuguma muri urwo rugo ukazagira gutyo ugatega umutego. Ese bamene utega umutego ukisanga mu cyaha cyangwa ukisanga yakoze ibidakorwa, uzibabarira wowe ubwawe Ravi ari aho ngaho, kandi wakabaye uva muri urwo rugo ukubaka ubuzima bwawe bwa nyabwo. Erega uwo ni umubyeyi, kandi ibyo byose barabikoreshwa nuko bakureba. Babaye batakureba, uwo mukobwa yazinuka akagenda, kuko ntago ari igisubizo cy'ibibazo byawe. Reka twikomereze rero hagati y'urukundo rwa Mimi na Manzi. Dr. ni urukundo ruri gushyuha, ruri kugenda rukura buri kanya. Noneho umunsi w'ejo murabyibuka ko yari yamaze kubwira Ganza ko azajya kumwereka Mimi. Ntuze gucikwa rero uburyo Manzi yajyanye Ganza kumwereka Mimi. Ganza bikarangira nawe amukunda. Ese Ganza yaba nawe ashaka gukunda muri uru rugo? Ibintu bikomeje kugorana pe. Ibaze umunsi Mimi azamenya ko Neyira ariwe wabwiye Manzi ko anyara ku buriri. Ntabwo uru rugo azarubamo, kuko murabizi ko uru rugo buzuzanya bose kandi badahishanya. Umunsi rero byamenyekanye ko Neyira ari guca inyuma agateranya Manzi na Mimi, ntabwo ibintu bizoroha. Tubigendere mu rugo kwa Mama Ravi. Umunsi w'ejo mwabizi uko yari amaze gukubita Aline, ariko Aline ajya kugenda amusigiye urushyi rwa nyarwo. Ese Mama Ravi muratekereza bikozeho iki? Kuricara arasenga. Mama Ravi nawe ntabwo ari agafu k'imvugo rimwe. We yihagurukira avuga ati ari ngomba kumenya icyo uri cyo n'uwuriwe, nkakwihanira, nkakwigisha umuco ku buryo uzajya umenya ubwenge, ukamenya n'igihe cyo kuvugira. Uyu mubyeyi wamuha Aline akaba ariwe umurera, akamurera, kuko Aline akeneye umuntu umushyiramo inshyi, akeneye umuntu umuhindura. Wowe mukobwa uri muri iyi sosiyete nyarwanda, niba wiyumvamo imico ukaba ubona ugenda nka Aline, ukora nka Aline, ndakumenyesha ko ejo hazaza ntabwo ari ahawe. Harabura iminsi mikeya tukakumva ufunze ukatiye burundu ahubwo, kuko nta mwana w'umukobwa utinyuka gukubita umubyeyi ungana gutya. Nta mwana w'umukobwa uvuga amagambo, ukoresha imvugo nyandagazi nk'izo Aline avuga. Ntacyo, mumfashe rero dusengere Aline aze gukiranuka. Urukundo ruragurumana hagati ya Shema na Ravi. Shema nubwo yagiye kugisha inama abasore be bakabyemeranya ko bagomba gushakisha, ariko ntago mama wabo akeneye kubumva. Ravi nawe akomeje kuzana ibitekerezo bibubaka byo kubagira inama z'ukuntu batuma mama wabo bumva kandi akababwira. Ese wa mugani wa Manzi Dr. ubundi abana bahagurutse bakajya kwirebera minisitiri, numva igisubizo azajya gukora kuri minisitiri, kuko mama wabo akomeje kuba intare y'ingore. Minisitiri niwe muntu wenyine wabasha gusubiza ibibazo by'aba bana, kuko uyu mubyeyi yakomeje kwinangira, umutima mubi uko bukeye n'uko bwije. Mama Shema arafata imico nk'iya Aline. Niba ukunda intimba ya Ravi rero, ntuze gucikwa kuri uyu munsi. Ingamba nzima za Manzi ni umunyabwenge pe, ariko akeneye inama zanyu. Abantu bumva ko papa wa Shema atakiriho, n'abumva ko papa wa Shema ariho, mutugire inama y'ukuntu aba bana babyitwaramo n'aho baca. Ese ubundi murumva umubyeyi hagati ya minisitiri na Mama Shema wabasha kubabwira ukuri ari wowe? Nimuze gucikwa rero, ni mu kanya tukaba tubiganiraho byose. Wowe utarakora subscribe rero nkwibutse ko hano biba ari byiza kumva ikiganiro gitangira mpaka kirangira. Imana